nk'uko maze mbibabwira ni abafite ibintu byerekeranye cyane cyane ku bumenyi bw'isanzure, ariko uko ngenda mbibona ntago abantu bacyubahiriza amategeko y'Imana nk'uko ari. Ubu ngubu ijambo ry'Imana ryamaze kuba nka politike, ryabaye politike, kuko akenshi ibyo batwigisha mu rusengero ntago ari byo bikurikizwa. Nibyo reka mvuge gatoya ku madini n'amatorero cyangwa se muri doctrine zigeze iyo myemerere yose. Usanga bamweya bafite imyemerere itemerera abantu kunywa inzoga cyangwa se vino, ariko ugatangazwa no kubona pasitoro giye mu kabari byo bafata iyo nzoga ihenze, ariko kugira ngo batamenye ikirimo akayivangira fanta. Ejo mu gitondo yagera mu rusengero agatamura ikigishwa cyangwa ikibwirizwa kivuga ngo vino ni umukobanyi. Hakaba n'abandi babaho bitwaza ijambo ry'Imana bakavuga ngo kubw'inda yawe yakunaniye usomeho gake. Mwibuke neza Yesu Kristo yavuze amagambo agira gutya, yaravuze ngo nta cyaha gitoya imbere y'Imana. Umuntu niyoshya abandi bibi ndetse nawe abikora bakanabikurikiza, uwo muntu azitwa muto imbere y'iki y'Imana. Ikindi kintu numva ntavuga gikomeye kandi kibangana, ni gute nimba tuzi twarasomye neza ukuntu amatorero yagiye azamuka avuka, noneho tugasoma n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Paulo